ukuntu Anita asigaye ari umuhanga. Ntiwumva? Asigaye ari umuhanga cyane. Gutekereza kuri papa no gutekereza kuki ubwo amafaranga reka nkubwire ku kijyanye n'amafaranga amafaranga si yo gushaka yayenze iki ngo wabimbura imbwa mu rwawe kandi noneho ndabwa yabi Kone nibagiwe hari igihe mwamushije ku nzoga usubira kumva ari ikintu Anita tugatahana wine Rero mama ibyo by'abagore tubikureho. inagenda technology nuri mu afite network ko mwabaye ibitubi sikuwasiza mwawe ikintu gikoma cya kugisuca cyane zanzi mwambwa mwendimbwa namba kuwa ni mwahiye dunia kiduheza n'abashaka kuva mu butiya wendereza abacuruza abashaka tia tunasimama imala tunasimama imala mala tunasimama imala tugasimbuka impala atake tekinike tugatahana wine cause of our people we take it a weapon tugatina enemy mwaramutse yego Rio neza Kome Bicara ni karibu turi kwihuta twari turi kumushaka Papa uri ni wabuhoro ni wabuhoro ni uko twari tumukeneye twari tuvuga ngo nyine tuvugane bari badutuye ariko nta uriyo nta uriyo nta mayinite zimwe mura nta mayinite mfite ahubwo kambatume muje kungurira mayinite umuhamagare mubwire ko muri kumushaka cyakungurira mayinite tujye kuyagura kwa kazungu sawa twere kugaruka sikuru ya nimero ubwo akaba ariyo dushyiraho sawa nabundi zimuriya inazuru wagitaho Aziko muri kudutangira sha. iwanje uza nta kibazo Ariko dutwara tumaze kubutwara rero. bari kubashaka bano bana abasi Ukose? sibyo nkamwe mujya muri kudushaka nababoneye rimwe twende se mujya muri kudushaka tugiye no kubagurira n'amayinite kugira ngo tubahamagare ariko turabimenya Sana nyina rugiye kuyaguraza. yanze kubahahira sira Siduriye no guhaha kwa. yanze kubahahira our ability activity high security cause of our unity we got like inagenda technology nuri mu ndaka afite network supernatural power mtekano wacu tucunga sawa every time every hour mrikose nta numwe wagaya ama unasita mala hiyo angalia hiya tuko namba 1 mwa hii dunia kiduheza n'abashaka kuva mu butiya wendereza abacuruza abashaka tia tunasimama imala tunasimama imala mama masani nateguye neza yose ariko mama hari ikintu uri kumvisha ariko se mama uri gutekereza iki wambyanka gufasha gukemura icyo kibazo uri gutekereza kuri papa no gutekereza kuki si mama waje watutane dukora kibazo tuzabigukemurira nta kibazo mfite wanjye ako mama noneho cyane ndangije kubategura neza n'akagatambaro dukoresha nagakoresheje wakoze cyane Anita nzaguhemba rwose ako mama ko uvuga uzampemba ko utari wampemba nari nzaguhemba bishimishije ariko mama mfite umubatizo ku isabato reka uzampemba nzaguhemba ndashaka ko uzatumira abana bo tukayabyaye ku ruhande
ye ibyo nshaka uvuze ngo iki ndashaka ko utumira abana ba papa yagiye ku ruhande tunasimama impala tugasimbuka impala papa yarasanzwe mu gito Subiye kivuyeho. naye kivuyeho ariko reba ijoro ry'ubutaha yaje yasinze Mbese niba None yasinze tuzi ngo niwe wenyine wasinze mu kabari. nyine icyo twashaka kuvuga nta zindi inshuti afite nta nimwebwe afite n'izindi oya ni Baravukanye mwebwe ubwo rero ni mwe mwamusindishije kandi iyo yasinze nta n'ikintu na kimwe dukoreraga subwo isiko natwe umukuru nini reba n'ubu ngubu ntabwo twagiye ku ishuri ico ndo washobora kubera kugisiga ko yasinze isiko natwe umukuru nini ndagitekereza ibuyi sigaye nirirwa ngo umuntu hari kurya ibiki n'ibiki igifu akaduhonda bitewe nawe oya isiko niwe mukuru n'ubundi ubwo rero kuri rwa muratubwira ngo twamwoheye ubwenge oya kuba ari mukuru umwana mushuka ariko rero burya abana ni abana n'ubundi. Babe nari kugaragara Ubwo si byo mwabiregera ndakabyumva. oya nawe bamushanye aza nijoro yasinze yadukubise ishuri ntabwo twarigiyemo Iyo murijyamo se. twari turarijemo gute dusize indembe mu rugo Ntabwo mwarahemutse mwa bagabo. Ndetse kunywa inzoga batubwirira ngo Mwamworoheye se kandi ise asanzwe anywa igikoma. Mwaramuretse agakomeza ku gikoma yari ari umva mama Olivier oya none se twamufashe umunwa tugira gutya ngo rero mwisubire fasha twavuze twitonze ariko mwisubireho twisubireho ntabwo dushaka kugira ngo ahubwo mumubwire yisubire hari. oya ni mwebwe mumushukaga mugira ngo ikoraho Ko yabaye umugabo none muri ni mwebwe mumushukaga umva rero ko ndaruko mwisubireho umva ndaruko bimeze sibyo isiko asanzwe anywa igikoma kuja mu kabari ntabwo ari twe twamujanye igitumye mugera ahantu nuko muzi ngo turi inshuti ye uri kumva ahubwo icyo turakora uri kumva turamubwira gabanya inzoga yongera igikoma mukomeze mubane nawe ishyira mu mwanya ariwo umwana wawe wagwaye umwana wawe akirwa cyangwa ndo mwagiye ku ishuri nose mwasanze hafunze ari amafaranga twaciye inzoga z'abagabo bari abagabo isiko niyo bari murahahamwa inzoga atanywe yakiri umwana zinyweye ari afite turabizi se niba yarazinyweye wewe urabizi Nimuzongere. Mwarabasheje. abana bazana bikagasi umvira mu rugo mutatu ntabwo ari byiza ariko zamuka muji wanyu mwakama Mwarakosheje. n'igiceri cyawe muhereza Barakunda bamaze kumva. wari ukoze kurwongera mbese ibyo byasi biriya byase baba bari kubituzana mugu niho abantu babera nyine imbunda n'aba bana rero undi bazakurikiza umugabo kuri gusa umwana akaza kumuvugira ngo aregisi Oya amahoro aregisi nimbwa reba wowe unywa igikoma kangahe ariko tugarukira kure ushobora kunywa igikoma none ukazongera kukinywa umusibeje ariko mu gitondo saa sita nimugoroba igikoma n'umuntu w'umugabo ariko kandi Beyonce tugarutse neza bari abana na ara yaregise batumye bari abaritumirije ahise yabaye umugabo yabikora akurikije nuko twatanye kuvuga ngo icupa ni inshuti ngewe cyo mubwiye muri uyu mudugudu wose ari izina y'umuntu w'umugabo ntabwo yavugisha buriya nyine Oya n'umuntu twatanye nuko utabizi none utabizi aregise ikindi kuri Alex reba biriya tuba turi kuvuga kuba mudugudu yabitewe n'icupa bari ibitekerezo byagarutse kuba yarasomye kwa gacu ariko yakuyongoza uriya we ni mubi cyane Alex ni ikiyongozi wo hejuru cyane nuko umureka ariko ibyaba ari abana bari abana ni ugusinda amahoro bari abasinze amahoro bakaza guteza iri amahoro menshi amahoro all the world tumaze kwamamara amani kwetu ni furu dusagurira na Darfuru all of Africa n'izindi mfuruka pote tunafika hadui tunamupiga na wengine rero aho nabereye ko kanyota ndahana mu inzoga nyinshi yego nakuru nibwo nagira ibyo byose pe urateka pe ubwo uri kuvuga nzahaha bikurenge ubundi kare kose ingurube inka intama yose ushaka ongera ubitangire iki ubundi usubiyeho se ahubwo nayinguze ihene intama ingurube ni byinshi cyane nzaguhaye ubyumve gutyo
ko ari inshingano zanjye nk'umugabo kare kose se ntabwo zari inshingano zawe umva kandi ikintu cyo mfa n'abagore kandi sibyo kandi ushaka kumwe tubwirane nawe komeza ibindi ntabwo ndonke ni ukuri ukuri aho ngaho wari urengereye urakoze gushima rero mama Nita ibyo by'abagore tubikureho byose dutangire bushyashya turumva mbere y'umugore mwiza umbyarira abana beza b'abahanga yego reka tubarere rero twishime sibyo uzukundu asigaye ari umuhanga ntiwumva asigaye ari umuhanga cyane rero nk'abariye ndabakeneye nk'icumi kugira ngo noneho bya bintu by'abagore byose mbivemo ngumaho ntuje n'icumi ariko b'abahanga rwose niba uzaduhahira ndabikwemereye cyo guhaha cyo cyihorere amafaranga arahari nubwo yaba adahari nayashaka ibiyede nkikorera amabuye ariko mukarya nicyo narahiriye nk'umugabo guze nabikoze naba ndi umugabo nyabari ndagushimiye ntacyo nabamaze ni ukuri ndagushimiye ariko rero sinzi ukuntu nari nongeye kumva bivuge byose pasiteri asinze akantu ari kuvuga ngo Anita ngo ashobora ngo kubatizwa ngo ese kumutera mwarabimbwiye ubundi ariko nari nzi ko ubizi rero ako kantu nako ariko niba baguha amakuru ngo hari ikintu kiraba ntabwo nzongera ariko nibyo tugomba gutegura rero tugategura tukamenya ngo abazaza muri icyo kirori niba bameze gute amafaranga tuzakoresha nangahe bya byose tukayashyira ku murongo bikagenda neza kurandika ku gapapuro nicyo kubana bivuga ubu gini wakaitika hadi target fingo ni trigger we tall and glow bigger turazizi imani dupfa kuva kwizima tugifita ku buzima kushinda ni lazima hari byinshi tuzi batazi kandi tutize n'ikigeretseho twe tunabarusha